Muraho neza. Ese nawe ufite ikibazo cy'uko utibuka email yawe ufite muri telefoni, cyangwa se wari umaze igihe kinini uhiga uburyo bwagufasha kugira ngo wongere wibuke password yawe ya email kugira ngo wongere uyikoreshe? Rero muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora kurema indi password nshyashya ya email yawe batagusabye password ya mbere. Rero urasabwa kunkurikira ukareba ino video kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo ubashe kugira uburyo bwihariye ushobora kugaruramo password yawe ya email yawe, ukabasha kugira password nshyashya ndetse n'ibikorwa byo kuri email yawe bigakomeza nk'ibisanzwe. Njye mujye kubana nyata Optic. Kurikira intambwe ngiye kukwereka kugira ngo ubashe kumenya uburyo bwose ushobora gukora ibyo bintu kuri telefone yawe bitakugoye. Reka dutangiye. Twatangiye. Fata telefoni yawe nk'ibisanzwe, hanyuma uze urebe muri app zawe, ukande kuri app yawe ya Gmail. Uraba wafunguye data connection zawe, hanyuma uhita ukanda hariya hejuru ku gafoto kawe cyangwa se ahantu habanza inyuguti ya email yawe. Hanyuma numara gukandaho barahita kugeza hano ngaha. Ikintu cya mbere urahita ubona ngaha, urahita ubona email zawe ziri muri phone ndetse na email ugiye hano hejuru. Nimba email ugira email nyinshi, urahitamo email yawe ushaka guhindura password yayo. Hanyuma numara kuyemezamo uhita wandike ukande aho ngaho handitse manage your Google account. Hari n'abari busanga handitseho Google account gusa, uhita ukandaho. Urategereza birodinge gutya, utegerezeho gatoya, hanyuma birahita bikuzana ahantu hameze gutya. Urahita wikandira aho ngaho kwa kabiri security and sign in, uhite uzamuraho gatoya, urazamuraho gatoya uje aho handitse password, ukandeho. Ukimara gukandaho baraverifyinga, hanyuma bahita gusaba password yo muri phone yawe. Numara kuyishyiramo barabiverifyinga, hanyuma bahita bakuzanira aho ngaho hambere bakubwira ati ushyiremo niyo password. Mwibutse password ya email igomba kuba irimo inyuguti enye, nibuze harimo ikimenyetso cyangwa se imibare. Ubwo nyine urazishyiremo. Mu gihe utari kubireba neza uhita ukanda kuri kara kantu kameze nk'ijisho, hanyuma uyishyiremo neza. Numara kuyemezamo barahita bakubwira aho hasi ngo confirm new password. Naho urongera uyisubiremo, iyo washyizemo hejuru urongera uyisubiremo. Aho ngaho mwibutse ntabwo bakubaza password ya mbere nyine yayindi utibuka. Hano ngaho ushyiramo inshyashya wowe ushaka uhita ukanda, nusoza urahita ukanda aho hasi kuri change password. Bahita bongera babikubaza, uhita ukanda change password nanone. Tegereze birodingeho gatoya, bahita bakubwira ngo password changed successfully. Ngo bishatse kuvuga ngo password yawe wayichange. Urahita ukanda kuri get started, hanyuma uhita ukanda aho ngaho kuri continue, uhita ukanda turn on. Ibi bigufasha mu kurinda email yawe mu gihe uri kuyikoresha mu gusearchinga ibintu bitandukanye, kuba email yawe itafatwa n'amaprogaramu mabi y'abahaka cyangwa se ibindi bintu bibi duhura nabyo kuri internet. Hanyuma ubu nta kindi kiba gisigaye, ubu password ya email yawe uba wayihinduye byakunze. Rero nimba ino video igufashije, manuka muri comment ubimbwire nanjye mbimenye, cyangwa udusigiremo igitekerezo cya video twaza kugezaho ubutaha. Nizere ko ubu buryo tubikozemo bugufashije, ndetse nimba wagezemo ikibazo manuka muri comment ubimbwire, ndahari kugira ngo ngufashe. Ndetse ntiwibagirwe gushyiramo igitekerezo cya video y'ubutaha. Subscribe yo nizere ko wamaze kuyikanda mu gihe video yagufashije, wanasharinga n'inshuti zawe nazo zikabasha kubimenya. Hanyuma njye mwari muri kumwe nyita Optic. Duhurira mu yindi video ikurikira. Hasta luego.